Hello, hello bantu banjye, uyu munsi rero tugiye gukomeza. Uyu munsi rero ngiye kubereka ukuntu watesitinga Samsung S7 Edge. Samsung S7 Edge. Ukuntu wayitesitinga rero ukareba yuko ari nzima cyangwa se ukareba ko ari original. Ibintu ngiye kubereka, telefone za pirate ntabwo zibigira. Tudatinze rero reka dutangire. Ni amakode nyine ngiye kubereka uzajya wifashisha mu gihe ugiye kugura telefoni, ugakanda wajya ubona ajemo ukamenya yuko iyo telefoni ari original, wabona atajemo ukareka kwirirwa uyigura. Uza aha ngaha hano muri phone. Okay, iki ni icya mbere. Ubwo ukimara gukanda iriya mibare ukabona bije bimeze gutya, ubwo uzahita umenya yuko iyo phone ntaribi. Dukomeze kode ya kabiri. Okay, ngira ngo muri kubibona. Telefone ya pirate ibi ntabwo bizaza nukanda iriya mibare nakanze. Tugiye kureba kode ya gatatu. Okay, ngira ngo muri kubibona kode ya gatatu ni uku bimeze. Telefone ya pirate ibi ntabwo bizazamo nukanda iriya mibare. Dukomeze na kode ya kane. Okay, cool. Ngira ngo n'aha ngaha murabibonye, iriya kode nshyizemo igaragaza bateri. Nuyishyiramo muri telefone ya pirate ibi ntabwo bizazamo. Urabona aha ngaha ni ukuntu bateri irimo irabara kuri voltage. Twakomeje na kode ya gatanu. Okay, ngira ngo muri kubibona kode ya gatanu. Okay. Vibration. Speaker ahantu hose. Na kamera. Tudatinze rero, ubwo nugura telefone ya pirate ibi ngibi ntabwo bizazamo nukanda iriya kode. Twakomeje na kode ya nyuma ariyo ya gatandatu. Yamba. Rero nk'uko mubibona, cyangwa muri kubibona, telefone ya pirate nukanda iriya kode ntabwo bino bizazamo. Rero ubu ni bwo buryo bworoshye watesitinga telefone yawe mu gihe ugiye kuyigura, yaba okaziya cyangwa se ari nshyashya. Ugomba kwibanda kuri aya makode kuko ni ingenzi cyane. Nimba ushaka no kuzabitesitinga uzabitesitinga nta kibazo. Uzafate telefone yawe uzi neza ko ari pirate, unafate telefone uzi neza ko ari original. Nurangiza ubikore uzasanga ibyo nkubwira ari ukuri.
telefone ya pirate aya makode ntabwo ajya azamo, ariko telefone ya original aya makode azamo bakaguha feedback. Thanks.